Murakaza neza ku Nkomoko Talks. Uyu munsi tugiye kureba ku ijambo rikunze gukoreshwa cyane n'abakristo ndetse n'abasilamu. Ijambo rikunze gukoreshwa n'abantu benshi, ariko hari bamwe barikoresha batazi icyo risobanuye. Bamwe bakagendera mu kigare cyangwa abandi bakapfa kurisubiza bitewe no kumva yuko abandi barikoresheje. Uyu munsi rero tugiye kureba inkomoko y'iri jambo rikunze gukoresha n'abakristo, ndetse turebe n'urivuze icyo aba avuze. Uyu munsi rero turiga ku ijambo bita amen, rikunda gukoreshwa cyane n'abantu batari bake cyane. Mukaba muri kumwe na Boneri Nizeye, mwese mbahaye ikaze. Reka duhere mu gice cya kera uburyo iri jambo amena ryafatwaga. Ijambo amena rikomoka mu rurimi rw'Abaheburayo ba kera, aho ryavugaga amen, nuko Abaheburayo bakundaga kurikoresha mu nyandiko zera za Kiyahudi, nko mu nyandiko ya Toa. Iki ni igitabo cyafatwaga nk'igitabo gitagatifu cy'Abayahudi. Ijambo amena ngo ryakoreshwaga nk'ikimenyetso cyo kwemera ndetse ngo no gushimagira ibyo umuntu amaze kuvuga. Nk'iyo umuntu yavugaga ijambo ukumva ni ukuri, ndetse ukumva urabyizeye, mu buryo bwo kumwereka yuko wizeye ibyo avuze kandi ukabona byemeye, wasubizaga ijambo amen. Muri ubwo buryo rero amena yafatwaga nk'ikirango gihuje umutima n'Imana mu bijyanye n'umwuka. Iyo wavugaga amena rero byabaga bisobanuye yuko uhuje umutima wawe ndetse n'Imana mu bijyanye no kwemera. Reka turebe noneho uburyo ijambo amena ryinjiye mu madini. Nyuma y'Abayahudi, ijambo amena ngo ryakoreshejwe n'abakristo ba mbere. Uko rero ryakoreshwaga n'abakristo ba mbere, ngo ryaje kugenda ryandikwa mu bitabo muri za Bibiliya, ndetse rigakundwa no gukoreshwa ahantu Yesu yatangaga inyigisho bagiye barishyiramo. Nuko rero ngo baza no kurishyira mu nyandiko zagiye zandikwa n'abigishwa ba Yesu. Hanyuma Yesu ngo nk'iyo yajyaga kuvuga ijambo, yatangizaga ijambo amen nk'ikimenyetso kigaragaza yuko agiye kuvuga amagambo akomeye. N'abasilamu nabo iri jambo bararikoresha. Nyuma yo gusoma igice cya mbere cy'igitabo gitagatifu cya Korowani cyitwa Al-Fatiha, abasilamu basoma basubiza hamwe bati amen. Urumva rero ni ijambo risa neza n'ijambo twabonye haruguru ryaturutse mu rurimi rw'Abaheburayo. Bivuga ko ijambo rimwe ryanyuze mu mico itatu itandukanye hano ku isi, ariko yose ayo magambo yose amen ndetse na amena ni ijambo rimwe, ryose risobanura ukwizera. Reka noneho turebe amena mu mico ya none, uburyo ubungubu uburyo barifatamo ndetse n'uburyo uko riri. Uretse gukoreshwa mu masengesho, ijambo amena ryagiye rihinduka nk'ikirango cy'umuco. Hari n'aho umuntu yavugaga ibintu bikomeye, undi akabisubirishamo ijambo amen. Hari n'aho ryakoreshwaga nk'ijambo ry'ihumure cyangwa kwihanganisha abagize ibyago. Cyane cyane iri jambo ryakunzwe kugenda ryandikwa rishyirwa mu ndirimbo zihanganisha, mu ndirimbo zikomeza umuntu. Urugero twatanga, nk'iyo umuntu yenda akubwiye ngo komera rwose, ubutaha bizagenda neza, yenda wanatsinzwe,
wahitaga usubiza amen mu buryo bwo kwereka yuko ibyo akubwiye ushyigikiye kandi ubyizeye cyane. Iri jambo rero nuramuka uvuze amen jya umenya icyo ushatse kuvuga, jya umenya yuko uvuze yuko ibyo ngibyo ubyemeye byavuzwe uko, utazibeshya ukakoresha iryo jambo mu binyoma cyangwa mu mutima wawe utizeye ibyo bintu. Buriya ngo uvuze amena ngo uba wemeye kandi unashyigikiye ibyo umuntu amaze kuvuga. Rero mwebwe mwari kundaga kubikoresha mutazi icyo risobanuye, nkeke yuko mushize amatsiko. Twabonye yuko iyo uvuze amen uba wemeye ibyavuzwe ruguru kandi ukaba unabishyigikiye. Njye mwari muri kumwe ni Bonheur Ndizeye. Nimba hari ibindi bintu ushaka ko twazagusobanura cyangwa twazagukorera research, watwandikira muri comment, hanyuma ugakora subscribe ku Nkomoko Talks. Buri cyumweru ukazajya ugenda ureba icyo tuba twabatoranyije, hanyuma tukabaha ubusobanuro ndetse n'aho cyakomotse. Mugire amahoro.